Mirafa, nyuma y'iminsi utari mu Rwanda wongeye kugaruka mu Rwanda, ni iki gishya? Hari igishya wasanze mu Rwanda, hari cyahindutse mu rugo, Gisenyi, Kigali? Ni byinshi nk'uko nabibonye imihanda cyane cyane Igisenyi, kuko no muri quartier bashyizemo kaburimbo. Urumva ni ibintu byiza cyane byo gushimirwa. Ni ukuvuga ngo nicyo wowe wabonye cyahindutse mu rugo? Nicyo kintu nabonye cyahindutse, kuko ahantu twari dutuye imihanda yari imeze nabi, haba ivumbi, ariko ubu ahantu hameze neza. Aha, Mirafa ari mu Rwanda, ari mu biruhuko, ariko mu gihe gito kiri imbere n'ubundi arasubira mu kazi. Mirafa, tuganirize gatoya. Wavuye mu Rwanda, wavuye muri equipe ya Rayon Sport, wavuye muri Rayon Sport gute? Twibutse kontra yawe yari irangiye, nta kwagusunikana wenda kujya kubaho hagati y'amakipe n'abakinnyi batandukana, byagenze gute? Nuvuga ngo nabonye diri, hari match nigeze gukina muri Rayon Sport, icyo gihe ndabyibuka yari match ya AS Kigali. Hari aba agent bari bahari bashaka abakinnyi bo kujya muri Portugal. Gira amahirwe nza muri abo bakinnyi batanu, ariko kubw'amahirwe make shampiyona itihagarara kubera Covid. Ako sinacitse intege, bampaye promise bambwira ko anytime bizakunda. Niyo mpamvu navuze ati kankore cyane, biza gukunda. Shampiyona yaratangiye, turi mu myitozo, twaratangiye imyitozo, biba ngombwa ko mbwira ubuyobozi ko nabonye ikipe, bambwira ibisabwa, ndabibaha, mbona kugenda. Bivuga ngo nta gusunikana kwabayeho gusohoka kwawe? Nuvuga ngo nari nsigaje amezi agera muri 6, urumva ko Rayon Sport narayishyuye, biba ngombwa ko bamu uburenganzira bwo kugenda. Ukiva mu Rwanda wahise ujya hehe? Byagenze gute? Mva mu Rwanda byambayeho ikibazo gikomeye, nibyo n'ubu ngubu hari igihe njya mbitekerezaho nkabona buri Imana iyo igufitiye umugambi nyine birangira n'ubundi biciyemo. Nagezeyo ikipe twari twumvikanye yari Napsa, biba ngombwa ko hazamo ibintu by'amanyanga, ibintu bya football urabizi. Amafaranga twumvikanye ayo nari nasinye magurutse, kuko nasinye nyiri hano mu Rwanda. Ngezeyo mbona hajemo ibintu by'ibice, tuzaguha gutya na gutya, mbona bitagikunze. Biba ngombwa ko nicara ukwezi ntakora imyitozo. Agent wanjye ambwira ko agiye kunshakira indi kipe. Nibwo nasinye muri Zanaco, ariko nasinye muri Zanaco visa yararangiye. Kugira mbone visa, work payments byantwaye amezi 6 kugira bikunde, ni gutyo byagenze. Zanaco rasinye igihe kingana gute? Zanaco nasinye, urumva ko namaze amezi 6 ntakina, kandi bari abo bakubwira ko kontra yawe yemerewe gutangira ari uko wujuje ibisabwa byose. Nuvuga ngo namaze amezi 6 mpembwa, ariko nsa nkaho nta kontra mfite. Nza gusinya umwaka umwe n'igice nawo warangiye muri Zanaco. Ubuzima bwa hariya ibyo byose butandukanye n'ubuzima bwo mu Rwanda, ndavuga cyane cyane mu mikinire, teammates, ibyo byose. Hari ikindi kintu aka kanya Mirafa amaze kubona gitandukanye n'icyo yasize mu Rwanda? Dutandukanyiriza ubuzima bwa hariya n'ubw'iwanyu. Urumva ubuzima bwa hariya butandukanye n'ubwo mu Rwanda cyane, harimo distance nini cyane, imibereho y'abakinnyi football harimo intera nini cyane, kuko hari abakinnyi babayeho neza, nta kibazo wakumva cy'imishahara. Urumva nyine harimo ikintu ku mikinire, urwego rw'imikinire. Usanga umukinnyi ava muri shampiyona muri Zambia agatajya muri direct mu Bubiligi, mu Bwongereza. Urumva shampiyona irakomeye. Uvuye muri Zanaco, ubonye club nshya, byagenze gute? Donc iyo negotiation yagenze gute hagati yawe na equipe yawe? No kuvuga ngo ikipe byabanje biteza induru, ndabyibuka bo bumvaga ko ndi businye, nabonye release letter na Rayon Sport ikambwira ko iri bume release letter uko mbanje kubishyura, kandi ikipe nayo ikavuga ko bari buze kuma amafaranga uko babonye release letter. Byabaye ngombwa ko dukorana agreement ivuga ko amafaranga bitarenze iminsi 3 arabageze kuri konti ya equipe. Nibwo bamaye release letter, byabanje biragorana
tukimara kwishyura byahise birangira. Mukimara kwishyura Rayon Sport Yego. mwayikiye agreement yavugaga iki? Agreement yavugaga ko turabashyira amafaranga kuri konte bitarenze iminsi 3 ariko babanze baduhe release letter. Niko babanje kumara release letter, amafaranga aza nyuma y'iminsi 3. Muri ekipe yawe nshya ubuzima ni gute? Baragusaba iki? Ni ekipe ishobora kukugurisha muri shampiyona zikomeye? Ni iki gihari magingo yakigezweho kuri Mirafa? Ni ukuvuga ngo navuye muri Zanaco kontra ngirangiye, haza kubaho ikibazo ko nta munyamahanga bazongeza, ikipe igiye kuba nk'uko APR ibayeho ikinisha bene gihugu. Biba ngombwa ko manager wanjye nshakira ikipe bita Cabo Warriors, sinyama amezi 6 ariko sinongeje amasezerano kuko nabonaga ingingo zindengera ari nke, kandi urumva umuntu afite umunyamategeko areba icyagufasha. Kuri ubu ngubu ari ekipe ngiye kwerekezamo yo hanze y'igihugu cya Zambia, cyangwa se nkagomeza muri Zambia, sindabimenya neza. Bitarenze nko kwa gatanu nzabatangariza ikipe ngiye gukinira. Bivuga ngo Cabo Warriors ntabwo uzakomezanya nayo? Bivuga ngo Cabo Warriors champion yararangiye, ubu ndabura icyumweru iminsi 7 ngo kontra irangire. Ariko ubu ngubu magazanga nk'umukinnyi wa Cabo Warriors, ariko ntago nzongeza amasezerano. Ni ubushake bwawe? Navuga ngo ni ubushake bwanjye kuko ngendera ku by'umu agent ambwiye. Abona byamfasha. Wakunze kugaruka kuri agents. Mirafa tubwire gatoya, ubundi management abakinnyi benshi hano mu Rwanda ntago ikintu cya management bajya agaciro, ari nayo impamvu bamwe usanga baperforminga neza mu rugo ariko gusohoka hanze bikaba ikibazo. We uri umuhamya wabyo, uri umuhamya wa management cyo yagufashije makingo duhamya kuri icyo gice. No kuvuga ngo hari ibintu byinshi bituma twe abakinnyi b'Abanyarwanda iyo bagiye hanze bagaruka mu gihe gito, nabyo birimo kuko buriya bifite management nziza ukena ahantu igihe kinini. Urumva navuye hano ntakinira ikipe y'igihugu, ariko igihe mamaze ndahamya neza ko mazeyo nk'imyaka 2. Urumva gukina hanze imyaka 2 haba hari kigaragaza ko hari icyizere, kuko abandi baragenda amezi 6 bakahita bagaruka. Hari ibintu navuga 3 bituma abakinnyi b'Abanyarwanda bagaruka: ni management, n'imyitozo, n'ururimi. Ibyo biri mu bintu nabonye kuko nanjye byambayeho. Hari igihe cyageze nshaka kugaruka kuko nabonaga bingoye, ariko ya management nziza barapushinga, kuko imyitozo dukora hano ni mike cyane ku buryo ugera hariya ukabona ukagira ngo ntabwo wakinaga umupira bitewe nuko uburyo dukora. Ndakeka hari abakinnyi b'Abanyarwanda bahakinnye babahura ubuhamya, kuko hariya dukora inshuro nyinshi zishoboka. Ushobora kuva mu rugo saa 12 za mu gitondo ugataha saa 12, kandi ni buri munsi. Mu gihe navuye hano dukora tize 2, ukaryama ukumva umuriro urakurya, ukumva nyine mukora ibintu byinshi. Nicyo kintu numva gituma n'abakinnyi b'Abanyarwanda bagaruka imyitozo myinshi. Hari ikivugwa ko abakinnyi bacu wenda bikunda cyane baba bashaka kwinjiza byinshi kuruta uko wenda n'ayo masezerano yabo hagati yabo n'aba agents. Icyo cyo nticyaba impamvu tutitaye ngo nibakora cyane cyangwa iki. Icyo nticyaba factor yatuma abakinnyi bacu batinya kwiyangaje gukorana n'aba agent de joueur. Nabyo byaba impamvu, ariko buriya uri umukinnyi ufite intego. Niba example niba bakuguze $30,000, agent wagafata 15 ugatwara izindi, n'ubundi niwe uzaguhesha andi. Ariko iyo ushatse kuyarya wenyine arakureka ubutaha ukaburiya equipe, ugasanga usubiye ahandi wo kujya baguha $5,000,000, ugasanga nicyo gihombo kuri wowe. Muri football ikintu nabonye ntago warya wenyine ngo ugire icyo uzageraho, ugomba gusangira n'umuntu akagufasha mu nzira zose, kuko football harimo ibintu bisa nkaho harimo inzitizi nyine zo kugira ugere ku ntego yawe. Ariko ifite umuntu uguhagarariye mu mategeko se muki biragukorohera. Tuvuga urugero, ushobora gusinyira $30,000,000, ariko muri izo $30,000,000 nta ngingo nimwe kuko utabyigiye cyangwa utabizi ikurengera. Ariko ngiye nkafata $10,000,000 ariko mfite kontra nziza indengera, ugasanga ya mafaranga ushobora no kuyakura muri iyo kontra.
Mirafa, imyaka igera muri ibiri umaze hanze nk'uko bivuga experience umaze kuhakura, Mirafa ko tutari kumubona natekerezwa no muri preselection y'ikipe y'igihugu. Nk'uko mpora mbivuga, iyo nza kuba ndi umukinnyi w'ikipe y'igihugu ubu mba ndi muri Australia, kuko mfite ama invitation ibiki, ariko ziraniye equipe bakubwira ufite imikino ingahe muri equipe nationale. Iyo usanze rero ntayo ntago wasinya. Niyo mpamvu abantu bafite amahirwe yo gukinira ikipe y'igihugu bajye bumva ko ari ibintu bikomeye, ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ni ugukina byo gukina. Nge ikipe y'igihugu sinyitekerezaho cyane, kuko hari byinshi nagiye muriramo nabyo muri shampiyona y'u Rwanda. Niyo mpamvu mba numva nayiha agaciro cyane. Ni ikipe yanjye ndayikunda, ndi umunyarwanda, ariko hari igihe cyageze insubiza hasi kubera ikipe y'igihugu. Urumva ubu maze kugira abantu bangira inama, ntago nyitekereza cyane, kuko hari igihe cyageze nkabona nk'umukinnyi nicaza ahamagarwa mu kipe y'igihugu, murusha imikino ninjye titire, wabitekerezaho ugasanga imikinire yawe iri hasi. Byambayeho mu ma equipe atatu yose nakiniye akomeye, abe Polisi, abe APR, abe Rayon Sport, byagiye bimbaho ugasanga umuntu nicaza araje akinye match imwe arahamagawe, nkibaza menya mfite ikibazo, nkagishaka umutoza yaza ari mushya akavuga ngo niwe mwiza kurusha uriya, ariko ugasanga uriya ni uri gukina mu kipe y'igihugu. Rero ibyo byose numva biri mu bintu byatumye ntatekereza cyane, ahubwo ntekereza kuri kariyeri yanjye kurusha. Mbonye ayo mahirwe nayabyaza umusaruro, kuko abo nkinana nabo bari ku rwego rwiza kandi bakina n'amakipe yabo y'ibihugu. Urumva ntago mbitekerezaho cyane, anytime bizakunda. Mirafa, ko umenya wabaye desi ku kipe y'igihugu, urumva uri umukinnyi ubajije n'undi muntu wese birababaza kuba uri umukinnyi. Abantu bose bavuga ngo uri umukinnyi mwiza, ariko ugasanga uwitwa ko ari umuntu wicaza niwe ngenderwaho muri equipe nationale, kandi yaza muri club ukamwicaza, haza n'umutoza mushya utazi ngo yakinate akaza akahita gushyira mu kibuga, wa wundi witwa ko ari umukinnyi ngenderwaho ugasanga nta nubwo akina n'ubundi. Ibyo ni ibintu nyine bibabaza uri muri kariyeri ya football, ariko ntago ngiye byanca intege. Urumva byabuze kutanca intege nkiri umukinnyi muto, ubu ngubu ntago byancira ishati. Mirafa, mbere yuko dusoza igice cyacu, ni iki wavuga abakinnyi ba hano bakwiye gukora kugira ngo basohoke hanze? Ikintu cya mbere, urumva ntago wasohoka hanze utari ku rwego rwiza. Ikintu navuga nk'umukinnyi uri ku rwego rwiza, ahubwo icyamufasha kuba yajya hanze bigashoboka, ikintu cya mbere ni ukuzamura imyitozo. So kuvuga ngo ni imyitozo, hari igihe twavaga muri tize ukaryama bandananiwe, ariko haruva muri tize ugakora n'izayo z'iruhande kugira bizagufashe, kuko ubuhangana n'abakinnyi bavuye muri za Ghana, za Cote d'Ivoire, kandi bahamagarwa mu makipe y'ibihugu. Urumva ntago biba byoroshye, ariko ikintu navuga ni ugushaka abagenti beza no kwiga indimi. Nicyo kintu ibintu bitatu byafasha umukinnyi w'umunyarwanda kuba yajya hanze akahakina igihe. Zemira, hari icyo wicuza mu makipe wakiniye ukavuga ngo hari ibyo nahaye Rayon Sport, hari ibyo nahaye APR, hari ibyo nahaye Polisi, cyangwa se muri aho hatatu nyine hari icyo wumva wicuza muri wowe? Nge ntacyo mfite nicuza, ahubwo nabashimira kuko bangize uwo ndiwe uno munsi, naho nagiriye ibihe byiza, ariko iyo profile yaramfashije kugeraho ndi. Urumva nibyo gushimira, si kuvuga ngo hari ibyo nicuza, kuko ibyo nabahaye nibyo nari mfite, nibyo Nyagasani yari yarapanze ko nzatanga, ariko bo bakuyishimwe kurusha uko navuga ngo ntacyo nabahaye.